ariko namubaje se urateganya kurumva wabwira abafana ba PL kuzatsinda ibitego bingaye muri uyu mwaka w'imikino arambwira ati byose nakubwira umubare ati reka tuzareba ikibuga uko kizabigena ariko ari friendly se ku buryo azisanga urabona ko ari friendly cyane kuko n'umukinnyi ukinisha abandi n'umuwinga mwiza Traore nawe nabonye mu kibuga hagati ahubwo ndi kwibaza hagati ya Traore na Dauda Sekiganda gushyiraho pasi we sinamubara cyane kuri Sekiganda wazakibanzamo na Dauda afite umwanya ahubwo uyu musore Memeri Dao cyangwa Traore oya Dao araza kuba duburira Dao Traore uzakibanza cyane bazubakira kuri Traore na Sekiganda yaba ari medianite ubwo uruhande rumwe ruriho uwitwa Amani urundi ruriho Jibril Watara attack nitogwimererwa se niyo ngiyo niyo inyuma nizo na Yunusu Nizamu ubwo Siruwane uruhande rumwe n'ibyiringiro urundi ni Christian iyo niyo 11 ne mediane east west Africa 11 igororotse iyo niyo 11 mbona Siruwane mwizamu ariko kabiri kajeje gatatu Christian Maduzo na Yunus Sekiganda muri mediane akinana imbere ye gatoya n'uwitwa Dauda ndetse na Traore uruhande rumwe ruriho Michel urundi ruriho kapiteni Sheikh Jibril Watara hataka William Togwimere ubwo benshi hari bakiwanuka benshi ubwo abashobora Memeri Dao abashobora gusimbura bugingo bakim kuri gatatu mwibuke abanyamahanga ko batagomba kuri 8 ubwo nari nyivuze mvuga ku matsinda aka tubanze tubare mwizamu n'umunyamahanga mwizamu n'umunyamahanga Axel n'umunyamahanga Axel ari mu munyamahanga Mediane dukoze batatu b'abanyamahanga ubwo babaye atake ari batatu b'abanyamahanga atake batatu b'abanyamahanga ubwo no 8 nyine 8 uruzi ubwo APR ubwo abakinnyi zagiye bifite b'abanyarwanda byumvikana ni batatu gusa ni Christian na Kajeje na Yunus nabo bivuga ngo APR nta munyamahanga uzajya bemerewe kuza kuri bench mwabyumvise se bench ari ba Fidari n'abanyarwanda gusa ni ba Fidari kubera ko Memeri Dao anagerageza kuri match amikoro yabanje noneho equipe ya navuga 90% y'abanyarwanda nayo yarayifite byamaze kumvikana 90 y'abanyarwanda ayimanuye gakina hagati mu kibuga kagufi bavanye mu ntara akana gatoya cyane nibagiye izina ryako barandahiye ngo ni sasa ariko bindi byaba bari abanyamahanga ako kajene kabisa kariya urumva n'umutoza aravuga ati nshobora kubona umwana wakina ariko kuri APR biragoye ko umwana wamubwira ngo azabanza mu kibuga iyi ngingo ya Taleb yaba bakinyi bari munsi y'imyaka 21 Bwana Ruvuyanga ejo rwose turayigushinze muzayidevelope ko kugeza ubu ngubu hari ukuvuguruzanya kw'abayobozi ku mpande zombi b'umupira w'amaguru ubwo twari mu kiganiro n'abanyamakuru baganira hamwe uko umwaka yagenze n'ibiri imbere hamwe na Ferwafa President wa Ferwafa Shema Fabrice yaravuze ati turaza kubigira itegeko nibura umukinnyi muri under 20 azaba ari muri 11 batangira mu gihe kuri list ya 20 kuri fin de match ariko byibuze umwe ajye mu kibuga ariko ejo bundi twakira Bwana Mudaheranwa Haji chairman wa board ya Rwanda Premier League yaratubwiye ati nibwo bikiza tuzabiganira n'abanyamuryango babitorere turebe nimba koko abo bakinnyi bagomba gutangira mu kibuga kano mu mwanya wo gutanga amategeko muri ligue ya mbere kandi itakiri yabo ubundi no bikomere ntago igikibo aho no bikomereye ariko uvuze ngabanze Taleb impamvu abana kubwira by'amategeko aranga Rwanda Premier League babiharire Rwanda Premier League niyo mpamvu batandukanye buranago FA itegeka Premier League y'Ubwongereza oya bareka abanyamuryango mwabahaye uburenganzira mushobora kuganira mu rwego rwa development ko muzamura umupira w'igihugu uvuze neza atanga ntago ngo twabigize itegeko bande
ni igitekerezo unanga abantu bafite amakipe nibo babiganira bariya ba Kenisi uyu president wa APR ba Haji abantu bishaka bati dukora iki president Shemi Kinyarwanda cy'umugoro nagari Kinyarwanda ari Kinyarwanda ari jya bapresana ndagomba kuba president ahubwo bazamushyire muri Rwanda Premier League mbakani Olivier rero nigendera ibindi ni kuri YouTube channel RBA ubwo ngubwo bazayibonaho cyangwa se televiziyo Rwanda ibiganiro biracyakomeje byose ariko noneho ego icyo navuga nuko Taleb we ntago abyemera aravuga ati ligue niba ari pro ikwiye kuba pro niyo mpamvu nsabye Ruvuyanga ngejo iba muri topic zizaganirwaho dushake n'abasesenguzi navuga ko kuri benshi barabibona ko bizaba ari imboga none se wareta tukagutuma umuntu uri hanze reka nzane uyu mushyitsi uri hanze nabyo ni byiza ubwo abareba bari hafi ariko ibindi ni muri Cafe Sport cyangwa se bamenya YouTube kwizubitekamo murete abareba bari tayari tuzanira umutumirwa ariko reka muza ubwo ndashimira Israel ibyiringiro sinasohoka namushimye yambwiye ati ayo majwi ninjye watunganyije na Eric Ndagije mwakoze cyane ibindi tuwacane bazima twacana bazima kabisa abaye nka Faustin ikiganiro kijya dukorana ku gihe Faustin aravuga ngo twakire ngo umutumirwa ngo ndabizi ngo benshi muramukunda ngo reka ngo tubereke Kwizera Olivier kandi ari kuri thumbnail baje gufungura ikiganiro bamubonye ifoto ya none Olivier ati reka mbazanira umureyo uri bwagati bitetse mu mureti kandi muri turavuze ati turakira wasiri muri reyo wabyibagiwe ko muri turavuze ati turaza kwakira wasiri kuva muri reyo wasiri w'umutuku hari umuntu wanzegereje nijoro arambwira ngo izi ngofero ngo bazita ngo nsange bihiye wasiri ingofero yawe nsange bihiye nuza kumenya ibyo ngiye gutangaza mu kanya nibwo umenya impamvu nambaye bihiye bimeze bite bimeze neza cyane namwe mumeze mute sawa kabisa ako bijya binshimisha ukuntu mumbona nkabona murishimye ubwo mpita ntekereza nk'abari kumva radio ukuntu bo bishimye ndi ibyishimo Imana yazanye ku isi wasiri arikamwire urabona iyo ngofero hari abantu b'abasaza hari abantu b'abasaza iyo ni effect ya wasiri hari abantu b'abasaza bagira umuco utari mwiza baba bicaye ku isandire binywera icupa niba wagira amategeko minja hamagara umugore amwe ati nsanga byahiye ati kandi izo hene mwazizirika kandi nyine kandi nsanga wanakarabye wicaye muri salo kibaza ibyo bintu byose ukuntu bikundira icari bikakwebera ko izi studio zirasa neza urabona ko icumweru munyakiramo mwahinduye studio ariko mvuye igicumba abantu mvuyeyo bababaye cyane biragenda biti turere twose 30 ndajya nubera icyarimwe cyangwa njye mura kuri radio Rwanda kugira ngo bose mbaganirize ndajya mbigira baganiriza kuri radio Rwanda ndajya mbigira ngushakiye iminota 5 ya buri munsi iminota 5 Radio Rwanda yagenewe wasiri ngo ashimisha abanyarwanda muzanjye ntago zabyemera ndakwimujije karimo mu rubuga rw'imikino dusomeho sha murakoze soma kuri utwo tuzi Kwizigi nta bantu se bari kwakira wasiri aho kuri YouTube ngo tuzakira Felix uruca abana kwe rona Fisto Felix nawe atahise yihuta ngo aze amasaha y'amakuru asarana zimwene wanya arabuzwe